Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira rwanda no gutsinda nitwa gikundiro cyandabera umuvandi Yarika twongeye tubasuhuze mwe mwese mukomeje kugenda mudutega amatwi aho muherereye hose. Hano ni kuri Rayon Yacu TV, by'umwihariko ubwo ni ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Twizere ko mukomeza kugenda mudukurikirana gatanu kuri gatanu, mukomeza kugenda mwumva amakuru abagezweho hano kuri Rayon Yacu TV, ariko kandi mwumva amakuru abagezweho ku ikipe yanyu, ekipe ya Rayon Sport. Ya kuri uyu munsi turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kureba kapiteni Muhire Kevin, uyu wahoze ari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, umwe mu bakinnyi bakunda ikipe ya Rayon Sport cyane. Kuri ubu ngubu turaza kureba igiciro yashyizeho ku ikipe yose iri tayari kuba yamusinyisha. umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu. Kugeza kuri ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport akaba ari imwe mu makipe igomba kugura abakinnyi benshi, kuko kugeza kuri ubu ikipe ya Rayon Sport ikaba ifite abakinnyi bagera ku 9 bafite amasezerano y'ikipe ya Rayon Sport. Abo ni bande? Ese ubundi abikipe ya Rayon Sport ifite ikomeza kugenda iganiriza kugira ngo ibe yabongerera amasezerano ni bande? Dore ko bamwe bamaze kugenda baganirizwa, igisigaye ari ugushyira umukono ku masezerano. Ibyo byose twakomeza kugenda tubireba, tunareba ikipe ya Rayon Sport byakomeje kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko kugeza kuri ubu ikipe ya Rayon Sport yamaze gutangaza yuko yifuza abanyamahanga bagera kuri 4. ubwo ni abanyamahanga biyongera kuri 2 isanganywe basanzwe bafite amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport, bagahita baba abanyamahanga bagera kuri 6, ubundi igahita ifunga imiryango ku banyamahanga. Benshi muri mwe Rayon niyo nshuti. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tureba muri ikipe ya Rayon Sport, ubwo by'umwihariko nyine kuri wowe wamaze gukora subscribe, ariko kandi ukibuka no gukora kukasogera. Reka nkubwire ko amakuru ari kugeraho gatanu kuri gatanu. Mwibuke gutanga ibitekerezo munyuze muri comment, mutwandikira kuri 07 muri comment, ariko kandi ushobora no guca kuri WhatsApp ukatwandikira kuri 0788 4766591, ugakomeza kugenda ubana natwe uduha ibitekerezo bigiye bitandukanye. Cyane cyane ubwo nyine ni ku biganiro tuba twakomeje kugenda tuvugaho, niyo mukomeza kugenda muca, mugakomeza kugenda muduha ibitekerezo. Imana irakiza, tuyishimire duhese umugana mfura. Urugamba rwaje rwakarugondera ku mugonzi. Ya makuru yacu reka tugaruke tureba muri ikipe ya Rayon Sport, tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru, imwe mu makipe akunzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda, imwe mu makipe navuga ko kugeza kuri ubu ngubu abakunzi bayo batishimye bijyanye n'uko ikipe isoje umwaka w'imikino nta gikombe na kimwe itwaye. Nubwo umwaka wayibanjirije cyangwa se umwaka wabanjirije nguyu ekipe yaratwaye igikombe cy'amahoro, biza kuyihesha amahirwe yo gusohokera igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport akaba ari ikipe izaguma ku rugo, bijyanye n'umusaruro yakomeje kugenda ibona muri uyu mwaka w'imikino. Kuri ubu ngubu icyo abantu bakomeza kugenda bategereza umunsi ku munsi, muzakomeza kugenda munakurikirana kuri Rayon Yacu TV, na amatransferi akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu igikomeza kugenda kigarukaho ni kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, cyangwa se uwahoze ari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, uyu nguyu akaba ari Muhire Kevin. Iyo nibutse uwo mutaga nikora ndati. Muhire Kevin ni umwe mu basore navuga yuko na mbere yuko shampiyona irangira yari yakomeje kugenda aganiriza abantu benshi arimo n'itangazamakuru, akomeza kugenda babwira yuko bazamenya ibye nyuma y'umukino ikipe ya Rayon Sport agombaga gukinamo n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ariko mbere ko ikipe ya Rayon Sport ikina n'ikipe ya Kiyovu Sport, Muhire Kevin yakomeje kugenda atangariza itangazamakuru yuko amasezerano arangiye mu ikipe ya Rayon Sport, ko bishoboka ko Muhire Kevin ashobora kuba agiye kwerekeza hanze y'u Rwanda. Nyuma yaho gato ariko Muhire Kevin yaje komeza kugenda yumvikana ko azaguma muri ikipe ya Rayon Sport igihe iyi kipe yaba yaramuhaye cyangwa se iyi kipe yamuha ibyo yifuza, ko uyu mukinnyi ashobora kuguma muri ikipe ya Rayon Sport. Ni umusore waje no komeza kugenda agaragara mu mwiherero ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda ikorera i Nyanza, dore ko uyu mukinnyi yaje gutorwa nk'umukinnyi wa saison n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abatoza bakomeza kugenda bamuha agashimwe nk'umukinnyi wa saison. Ni mu gihe Charles Barina yakomeje kugenda ahembwa nk'umukinnyi wakomeje kugenda atsinda ibitego byinshi muri
muri iyi kipe ya Rayon Sport. Karwamayeri yerekane mu kibuga. Kuri ubu rero igikomeza kugenda kigarukaho kuri kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Muhire Kevin nuko uyu musore yaba yaragize gutya akavuga yuko agaciro ke kugeza kuri ubu ngubu ari miliyoni 40, ko ekipe ya Rayon Sport igihe yaramuka imuhaye miliyoni 40 ari tayari kuba yayisinyira umwaka umwe. Miliyoni 40 ku mwaka umwe akaba ari byo Muhire Kevin yakomeje kugenda atangaza yuko kaba ariko gaciro ke, ariko kandi n'umukinnyi wakomeje kugenda agaragaza yuko ngo nta yindi kipe yifuza gukinira igihe bari ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo nyine igihe byaba byanze mu ikipe ya Rayon Sport ko uyu Muhire Kevin yahita yerekeza hanze y'u Rwanda. Ni umusore wakomeje kugenda agaragara cyane mu itangazamakuru, ngira ngo mwakomeje kugenda mubikurikira. Ubwo uyu musore fan club yitwa Rayon Twifuza yakomezaga kugenda imusura aho atuye ku Irebero, aho uyu musore yakomeje kugenda atangaza yuko igihe kimwe azaba na perezida w'ikipe ya Rayon Sport. Nawe kanyama yayi nakanyande kweli. Nibyo uyu musore Muhire Kevin yakomeje kugenda atangaza yuko igihe kimwe kuri we yumva yuko ashobora kuzaba perezida w'ikipe ya Rayon Sport. Bijyanye n'urukundo uyu musore akunda ikipe ya Rayon Sport, yaje nyine no gukomeza kugenda agaragara mu mwiherero w'ikipe ya Rayon Sport, ndetse uyu musore nyine akomeza kugenda atanga n'ibitekerezo bigiye bitandukanye muri uyu mwiherero w'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu rero icyo abantu bakomeza kugenda bibaza, ese ikipe ya Rayon Sport iraza gufata miliyoni 40 iziye Muhire Kevin abasinyire umwaka umwe? Nibyo abantu bakomeza kugenda bibaza, niba iyi kipe iri buze gutanga aya mafaranga. Reka tuve kuri Muhire Kevin kandi twerekeze no ku bandi basore muri rusange. Akaba ari ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu ifite abakinnyi bagera ku 9, akaba ari bo bakinnyi bafite amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport, ni mu gihe abandi bakinnyi bamaze kugenda basoza amasezerano. Nubwo harimo bamwe mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport akomeje kugenda yegera iganiriza, ariko hakaba n'abandi bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yamaze kugaragariza yuko bo babishoboye bazishakira ahandi, bakajya gushakira ahandi akaryo yuko ikipe ya Rayon Sport itazigera isubira mu biganiro nabo. Ku bakinnyi b'abanyamahanga ekipe ya Rayon Sport nk'uko yakomeje kugenda bigaragaza nuko nta mukinnyi w'umunyamahanga yaba iri tayari kuba yasubira mu biganiro nawe, kuba cyangwa se ikipe ya Rayon Sport yagiye kuganira nawe, uretse umuzamu bita Simon Tamale. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi w'umugande, akaba ari umukinnyi wasinye ikipe ya Rayon Sport igihe kingana n'umwaka umwe amaze muri ikipe ya Rayon Sport. Uyu Simon Tamale rero akaba ari umukinnyi wasoje amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport, ariko ikipe ya Rayon Sport ikaba yarifuje yuko yayisinyira mbere yuko iganiriza n'uwitwa Kadim Diaye. Uyu nguyu w'ikipe ya Rayon Sport ngo ikaba yarakuyeho amaboko bijyanye n'uburyo uyu musore yakomeje kugenda yitwara mu minsi ya nyuma, byaje gutuma rero ikipe ya Rayon Sport ngo ishobora kubimutakariza icyizere. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano. Byumvikane ko kuri ikipe ya Rayon Sport rero uwitwa uyu Simon Tamale akaba ari umwe mu bakinnyi bahabwa amahirwe kuba kongera amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu abandi bazamu Kadim Diaye ndetse na Hategekimana Bonheur, abangaba ikipe ya Rayon Sport yabarabwiye yuko itazigera ikomezanya nabo mu mwaka utaha w'imikino. Ngwino musore utsinda gatsindagira imidari, umuriyo w'ikirenga. Uretse abo ngabo abandi banyamahanga bose kandi uretse Simon Tamale, abandi banyamahanga basoje amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport ukuyemo uwitwa Majaliwa Aruna Musa, umukinnyi w'umurundi ariko kandi ufite ubwene gihugu bwa Congo. Uyu nguyu rero akaba ari we mukinnyi navuga yuko ugifite amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse na rutahizamu w'umugande uyu Charles Bare akaba ari bakinnyi bagifite amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport b'abanyamahanga. Abandi banyamahanga bakaba bagomba kujya gushakira ahandi akaryo, barimo Youssef Paul Gomez n'abandi bagiye batandukanye. Ekipe ya Rayon Sport amaze kugaragariza yuko itazigera ibongerera amasezerano cyangwa se ko itakibakeneye mu mwaka utaha w'imikino. Bantu b'imahanga n'ab'iki gisata cyose, benshi muri mwe Rayon niyo nshuti.
byumvikane ko rero abakinnyi benshi ugiye kureba bamaze kugenda basoza amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi hakaba harimo abakinnyi bakomeje kugenda baganirizwa nk'uko mwakomeje kugenda mubikurikira hirya no hino. Harimo umukinnyi bita Nsabimana Aimable, uyu nguyu wamaze kuganirizwa n'ikipe ya Rayon Sport ndetse yemera kongera amasezerano. Nsabimana Aimable rero akaba ashobora kongera amasezerano y'imyaka 2. ubwo byumvikane ko abandi bagiye batandukanye barimo ba Mitima, abitwa ba Serumogo, abo ngabo ni bamwe mu bakinnyi bafite amasezerano y'ikipe ya Rayon Sport. ubwo byumvikane ko rero ekipe ya Rayon Sport iramutse yongeyeho umudefenseur Nsabimana Aimable, byumvikane ko kandi n'uwitwa Ganijuru Eri, uyu nawe wasoje amasezerano akaba ari kuganirizwa. ni mu gihe witwa Bugingo Hakim agifite amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. wajya kuri 2 rero ubwo Serumogo akaba agomba gushakirwa undi bagomba gufatanya. ni mu gihe ariko ikipe ya Rayon Sport itarigera imenyesha witwa witwa Mucyo Junior Didier yuko bagomba gutandukana. Amarushanwa menshi harawasa na jihadi, akaba ari byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Muzaza mukomeza kugenda mukurikira hano kuri Rayon Yacu TV. Kuri ubu rero ikindi kintu gikomeza kugenda kivugwa muri ikipe ya Rayon Sport cyane cyane n'uburyo nyine ikipe ya Rayon Sport witwa Jean Fidel Uwayezu agomba gusozamo umwaka we w'imikino, dore ko Jean Fidel Uwayezu ari mu mwaka wa nyuma muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko mu kwezi kwa 10 ikipe ya Rayon Sport ifite amatora y'umuyobozi mushya ugomba kuzayobora ikipe ya Rayon Sport. icyo abantu bakomeza kugenda bibaza, Jean Fidel Uwayezu azongererwa manda muri ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ntabwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bazamwongerera manda? Icyo bakomeza kugenda bagarukaho rero, uburyo uyu mugabo azagira uruhare mu kubaka iyi kipe muri uyu mwaka w'imikino, ngo bishobora kuzamuhisha amahirwe yuko ashobora kuzongererwa amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport, cyangwa se akaba uyu mugabo atatorwa muri ikipe ya Rayon Sport. Hussein Biri na Sarita bambutse Kivu, Makenzi na Fuadi bambuka Akanyaru. Wati Makenzi na Fuadi bambuka Akanyaru. kugeza kuri ubu ngubu umusore bita Manu, umwe mu basore bari muri ikipe ya Rayon Sport mu Burundi, nawe akaba yarasoje amasezerano. byumvikane ko ikindi kintu abantu bakomeje kugenda bibaza ni ku mugabo bita Majari wa Aruna Musa, umusore navuga ko wasinye ikipe ya Rayon Sport imyaka 2, ariko umwaka wa mbere ukaba wayimfabusa muri ikipe ya Rayon Sport. akaba ari umusore wakomeje kugenda agaruka kuri byinshi, aho uyu musore yakomeje kugenda avuga ko ikipe ya Rayon Sport itigeze imubanira, ngo dore ko yavunitse, ngo barangiza ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ngo kugira ngo bumube hafi, ahubwo bagakomeza kugenda bamuteranya n'abafana bavuga yuko yaba yarivunikishije, kandi ngo bari babizi neza ko uyu musore yavunitse, ahubwo ngo nta n'ubufasha ikipe ya Rayon Sport yigeze ibasha kumuha. byaje gutuma rero umubano we n'ikipe ya Rayon Sport utagenda neza habe na gatoya. Ikindi gikomeza kugenda kigaruka muri ikipe ya Rayon Sport n'umutoza Julien Meti, ngo ushobora kongererwa amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko ngo uyu mutoza ngo atigeze abona igihe cyo kwirokrita, ariko kandi ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport yashyizeho komisiyo ya recruitment irimo umugabo bita Migambi ndetse ikabamo n'umugabo bita Kayiranga Jean Baptiste, uyu nguyu wahoze uyu ni legend w'ikipe ya Rayon Sport kuko yahoze akinira ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero akaba ari umwe mu bagabo bari muri recruitment muri ikipe ya Rayon Sport, ngo bagomba kuzayifasha cyane cyane ariko kubirebana n'abanyamahanga. Na Jacques Nshuti ntibahusha, nawe Kanyama yayi na Kanyandekwe. ni byinshi tuzakomeza kugenda tugarukaho. wowe icyo usabwa no gukomeza kugenda ukora subscribe, ariko kandi mukibuka no gukora kukazogera kugira ngo uko dushyize ikiganiro ujye uhita ubasha guhita ukibona mu bambere. Dore ko amakuru tugiye kujya tubazanira muri ibihe by'amatransferi, nakubwira ngo na makuru meza kandi amakuru azaza bavuye ku isoko, na makuru muzamukurikira kabisa umunsi ku munsi hano kuri Rayon Yacu TV. ubwo abantu bagiye batandukanye, yaba abari hanze y'igihugu,
abari mu gihugu mwese twizere ko mukomeza kugenda mukora kuri subscribe, ariko kandi mukibuka no gukomeza kugenda mukora kunzogera kugira ngo mujye mukomeza kugenda mubona amakuru abagezweho. Reka tubashimire. Iyi ni Royal Yacu TV, ingemba ndi Modric, amakuru nk'ano zigera uyabura. Ciao ciao. mu birere